Hari isomo rikomeye twakwigira ku mateka ndetse n'ubuzima bwa Alexander Rogara, wari umwami wa Macedonia ndetse akaza kwagura ubwami muri Afurika, aho yatsinze ibihugu bitandukanye akaza kwicwa na malariya. Alexander Rogara yari umwami w'igitangaza kandi wari ufite umuhate wo kurwana ndetse n'umutima wo kwigarurira hirya no hino ku isi ndetse no kumenya isi yo muri icyo gihe yari azi. Alexander Rogara hari amasomo y'ingenzi, cyane cyane rikaba ari isomo yatangiye ubwo yari akiri umwana muto. Ubwo yari akiri umwana muto, ise yagiye kugura ifarasi mu isoko. Ageze mu isoko, ya farasi yabonye ifarasi arayikunda, ariko ya farasi yakunze yari farasi y'inyamahane ifite imbaraga kandi nta muntu wayegeraga. Ise yapfuye kuyigura, ariko agerageza gushaka abantu bayitoze, ariko byaranze. Abagabo b'ingabo mu gisirikare cya se, dore ko nawe yari umwami kandi ari umwami nawe w'igitangaza ufite imbaraga, unazwi cyane, wanatsinze amahanga, ariko abagabo be bafatanyije urugamba bose banananiwe gutoza ya farasi. Uwayegeraga wese yamukubitaga umugeri akagwa nk'ariya hepfo, ndetse yari farasi ifite n'imbaraga ku buryo harimo na benshi yakomerekeje. Ise wa Alexander Rogara nawe yarayegeye agerageza kuyimenyereza ngo arebe ko yayijya ku mugongo akayitwara, ariko biranga. Byaranze rwose, abantu benshi baragerageje ngo bamenyereze ya farasi ise wa Alexander Rogara yari yaguze, ariko byaranze. Rimwe Alexander Rogara yari arimo yitegereza ari uburyo abantu bakirana na ya farasi yabananiye ndetse banashaka kuyitwara ikabananira. Alexander Rogara yarababwiye ati, reka ngerageze nanjye nyitware. Ise aramubuza, aramubwira ati, mwana wanjye havude gukomeretsa, dore uracyari muto. Muri icyo gihe Alexander Rogara yari hagati y'imyaka 6 ndetse n'imyaka 10, yari akiri muto cyane, akiri umwana, anakimenyerezwa amatwari y'ubwami ndetse n'uburyo bayobora, yarimo yigishwa muri make. Alexander Rogara yabwiye se ati, jyewe ndabizi neza iriya farasi ndibuyitware kandi iramenyera, nta kibazo papa. Umwana yaragiye yegera ya farasi arayimenyereza, atangira kuyikora ku mazuru ndetse ayikoraho na gake gake, anayimenyereza ayiyegereza. Ya farasi iza kumukunda, hanyuma aza kuyibwira ati, witinya. Iyo farasi impamvu yabananiraga, yitegerezaga igicucu cyayo ikaba ari cyo itinya. Yibonaga izuba ryarayikubitaga, igicucu cyayo kikaba kiri nk'ahariya kikimarika, kwa kundi nk'umuntu izuba rimurasaho igicucu kigasigara inyuma. N'ifarasi yarakibonaga ikagira ubwoba. Alexander Rogara we yari yabibonye kare ko atari abantu ahubwo iri gutinya, ko ahubwo iri gutinya igicucu cyayo. Ya reflexion y'igicucu cyayo itamenyereye ikaba ariyo itinya. Bityo rero umuntu yayegera igashaka kumugirira nabi biturutse ku gutinya kuri cya gicucu, kubera ko yari yuzuye ubwoba biturutse ku kintu itarimenyereye. Byashobokaga kuba ya farasi yararerewe ahantu nko mu kiraro, itarigeze ihura n'izuba ryinshi kugira ngo ibashe kubona cya gicucu. Hanyuma Alexander Rogara yarayegereye, ayisobanura uburyo cya gicucu nta bwoba ikwiye kugira, dore ko burya ifarasi zumva nk'abantu. Arayegera neza, arangije anayijya no ku mugongo arayitwara. Ise aratungurwa ndetse n'abagabo b'ingabo baraho baratungurwa uburyo ifarasi yabananiye abashije kuyitwara. Iyo farasi yitwa Bucephale. Ntuza Alexander Rogara yaranayikomeje mu bwana bwe ndetse no mu bukuru bwe, akomeza kuyitwara kugeza ipfuye iguye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yikoranye urugendo runini ikananirwa ikaza gupfa. Iyo farasi yari farasi y'inyambaraga ndetse n'ingamba zose yarwanye yafatikanyije nayo niyo yakoreshaga mu ntambara zose yarwanye, arwana n'ibihugu bitandukanye ndetse n'abami batandukanye. Iyo farasi yamubereye amateka, yamubereye inshuti, yamubereye umuryango, yamubereye umukunzi, yamubereye byose kuri we, ndetse yaranapfuye iyo farasi agahinda karamukora. Ariko hagati aho na se wa Alexander yashimishijwe n'ubuhanga ndetse n'ubwenge umwana we afite bwo kubasha kumenya no kwitegereza ibiriho. Burya ibanga Alexander Rogara yakoresheje kugira ngo amenyereze iyi farasi si irindi, ahubwo ni ukumenya kwitegereza, akitegereza ibimukikije, akamenya buri migendekere y'ikintu cyose, akamenya buri kintu ibyo gikeneye n'ibyo kibuze ndetse n'ibyo gitinya. Iryo banga rero niryo yakoresheje kugira ngo igarurire ya farasi. Isomo twakwigira kuri iyi nkuru, burya mu buzima tubona amahirwe menshi akaducika,
Amahirwe ari mu bintu byose bidukikije, aho ujya, aho uba, ahakwegereye, ibyo ubona, ibyo urora, ibyo witegereza, ibyo wumva hirya no hino ku maradiyo, burya byose birimo amahirwe yaguteza imbere, amahirwe yahindura ubuzima bwawe. Ahubwo burya icyo tubura ni ukumenya kubyitegereza no kumenya kwiga kugira ngo bya bintu tubashe kubibyaza amahirwe, ndetse twumva ko burya amahirwe twegereye kandi bya bintu byatubyarira inyungu, bikatubyarira n'ibyo twifuza kugeraho mu buzima, bityo bigatuma tugera ku nzozi zacu. Nugira amahirwe ukabasha kwiga neza ibikwegereye, ukabasha kubibyaza umusaruro, ndetse ukamenya kwiga imiterere n'imigendekere ya buri kintu cyose kikwegereye, nta kabuza uzaba umuhanga kandi uzagera ku kintu cyose mu buzima wakwifuza kugeraho. Iri ni ryo banga abantu benshi bakoresha kugira ngo babashe gutera imbere. Burya amahirwe ari mu bintu byose, kandi burya si ngombwa kwirirwa wiruka, ahubwo burya n'amahirwe aho uri n'aho ngaho uri arakwegereye. Ushobora kubona icyo wakora, ahubwo jya usaba, unengereze ubwonko bwawe, ndetse unasenge Imana iguhishurire ubashe kumenya no kwitegereza, ndetse no gusobanukirwa buri kintu cyose, umenye n'amahirwe wagikuramo. Ngaho yari Kanguka Rwanda, ugire ubuzima bwiza.